Tarifa murakoze cyane ku bufatanye n'inzego z'umutekano zose zikorera mu karere ka Rusizi. RIB ifunze abantu 12 bakurikiranyweho ibyaha bitanu. Icyaha cya mbere gutunga intwaro no kwinjiza mu gihugu, kwiba hakoreshejwe intwaro, kwica biturutse ku bushake, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo, kwiha ububasha ku mirimo itari yawe no kwambara umwambaro utagenewe ugamije kuyobya rubanda. Abo bantu rero uko ari 12 amazina yabo, uwa mbere ni Murenzi Boniface. Uyu Murenzi we akaba ari ufite umwihariko ko ari nawe wariyoboye iki gikorwa, akaba ari umuntu yigeze kuba umusirikare mu ngabo z'u Rwanda z'ubu ngubu, hanyuma aza kwirukanwa kubera ibikorwa bye by'ubugizi bwa nabi n'ibikorwa bya indiscipline. Aza kwirukanwa nyuma yo kuva muri gereza ku gihano. Uwa kabiri n'uwitwa Dusenge Jean de Dieu, nawe akaba yarigeze kuba local defense. Uwa gatatu ni Ngendahimana Jean Damascene. Uwa kane ni Ngerageze Justine, akaba ari umukobwa, akaba ari we igitsina gore muri aba bantu 12. Akaba ari n'umukobwa witwa Biyogarambe. Uwo Biyogarambe nawe ndaza kubabwira ibye. Dusabe Emmanuel, Nsabimana Valence, Habiyaremye Jean Pierre, Mugabo Nisenge Theogene, Nzaramba Theobald, Kubwimana Viateur, Murenzi Vital, Tuyishimira Emmanuel. Aba uko ari 12 bakaba baragize uruhare ruri direct muri biriya bikorwa, muri biriya byaha bitanu nababwiye. Uruhare rutaziguye. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari n'abandi bantu babiri, ari bo bavuga menshi Fidel ufungiwe ku Murindi, na Biyogarambe afungiwe muri gereza nkuru ya Rusizi. Nigeze kubabwira Biyogarambe uwo ari we. Uyu Biyogarambe niwe se wa Justine. Aba bantu bakaba baragize uruhare muri ibyo byaha uko ari bitanu. Aba babiri navuze bafunze nabo bagize uruhare muri biriya byaha bitanu, ariko bo bakaba barafashwe ku ikubitiro. Ibi byaha bakaba barabikoze mu bihe bitandukanye, mu matariki yo mu kwezi kwa 12 mu mwaka 2020 no mu matariki yo mu kwezi kwa 2 no kwa 3 2021. Babikorera mu mirenge ya Nkombo, Gihundwe, Kamembe ho muri Rusizi. Ibi byaha rero akenshi byagiye byitirirwa inzego z'umutekano, kuko aba bakurikiranwe, aba bakekwaho ibi byaha iteka babaga bisanishije n'izo nzego. Bisanisha n'izo nzego kuko babaga bambaye impuzangano, imyenda ya gisirikare, ndetse bari bafite n'imbunda. Ndaza kubasobanurira nabwo aho iyo myenda yavuye ndetse naho niyo mbunda yavuye. Ibi byose rero babikoraga bagamije kujijisha abaturage kugira ngo izo nzego z'umutekano zisigwe icyo cyasha. Ariko icyiza nuko ubu ngubu cyo twakwishimira nuko ubu ngubu ukuri kwagaragaye, aba bantu bose bakaba bafashwe, batawe muri yombi, bakaba bagiye kugeza imbere y'ubutabera. Ndetse akaba ari no mpamvu y'iki gikorwa twabatumiye nk'abanyamakuru, kugira ngo abaturage bamenye ukuri, uruhare n'abagize uruhare muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi navuze. Turabizi neza ko inzego z'umutekano zacu ari ingabo z'u Rwanda, RDF, NSS ndetse na RIB, ni inzego za leta zifatanya mu kurwanya ibyaha. Abaturage bibonamo kandi neza, abaturage bibonamo banubaha kubera uburyo bitwara. Abaturage nabo bisa nkaho byari byabatangaje ibyo bintu, ariko icyiza nuko ubu ngubu noneho ukuri kuzwi kugaragara n'abo bantu babizi. Icyiza cy'abaturage bari bazi neza, ntabwo biyumvishaga ko ibi bintu ari ingabo z'u Rwanda cyangwa inzego z'umutekano zabikoze. Ibi byaha rero unagira ngo mbasobanure uko byagiye bigenda, uko byagiye bikorwa mu matariki, ndetse n'abagiye babishyiramo uruhare.
mu kwa 12 ukwezi kwa 12 2020 habaye ubujura bwitwaje imbunda bukorwa n'umugabo witwa Murenzi Boniface. Nkuko naje kubabwira, uyu Murenzi Boniface ni uri ku isonga, ari nawe wari ufite imbunda icyo gihe, ari hamwe na Biyoga Lambert na Murenzi Vital. Bagiye kwiba moteri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, i Bukavu, moteri y'ubwato, ariko biza kubananira kuyifungura. Icyo gihe baranagaruka, ndetse mu ibazwa ry'ibanze, mu iperereza ry'ibanze, ibi byaha twavuze barabyemera ko babigizemo uruhare rutaziguye. Kuwa 24 z'ukwezi kwa 12 2020 Murenzi Boniface nabwo yari afite imbunda, yari yitwaje imbunda, yambaye n'imyenda ya gisirikare, ari kumwe na Biyoga Lambert, Dusabe Emmanuel, Uwimana Jacques. Uyu rero Uwimana Jacques nawe ni umuhungu wa Biyoga Lambert watorotse. Uyu we akaba yatorotse, akaba kinashakishwa. Ndetse icyo gitero hari harimo n'uwitwa Nsabimana Valence. Bibye amafaranga 750 ku mugabo witwa Ntawukiriwabo Theogene, uzwi ku izina rya Gatibisi, utuye mu murenge wa Nkombo. Icyo gihe barayibye nayo barayatwara. Noneho igitero cya gatatu, ubugizi bwa nabi cyangwa ubujura bwa gatatu, bwabaye itariki 27 z'ukwezi kwa 12 nabwo muri 2020. Murenzi Boniface ari nawe we wari ufite imbunda, yambaye imyenda ya gisirikare, ari kumwe na Dusenge Jean de Dieu, Ngendahimana Jean Damascene, barashe umugore witwa Nyirandayisenga Olive, baramwica, bamutwara amafaranga 470. Ikibabaje cyane nuko uyu Nyirandayisenga Olive yari yagambaniwe n'umugabo witwa Bavugamenshi Fidèle. Amuziza amakimbirane bari bafitanye yo mu ngo. Noneho uyu Bavugamenshi Fidèle aza kugambana n'uwitwa Murenzi Boniface, Dusenge Jean de Dieu, Ngendahimana Jean Damascene. Bambara imyenda ya gisirikare, bafata imbunda. Iyo myenda yo bari barayibonye bate? Iyo myenda ndaza kwisobanura uko bayibonye. Uwo musirikare yavuye mu ngo ari private. Hanyuma baza kujijisha, baza gukora igitero, batera igitero aho kwa Bavugamenshi, ndetse barajijisha Bavugamenshi Fidèle, baramuzirika. Hanyuma binjira mu nzu, bahita batwara amafaranga. Umugore avuze ati ayo mafaranga, baramurasa ahita apfa. Icyo gihe barajijisha kugambane k'umugabo we, ndetse amafaranga 470 nibyo byari igihembo cy'abo bantu. Abaturage aho ngaho cyagaragaye ngo yarashwe n'umuntu wambaye igisirikare witwaje imbunda. Icyo gihe urumva ko inzego z'umutekano zihaguruka. Noneho babaje uyu umugabo Bavugamenshi ati abantu bakwibye, abantu bateye wabamenya. Aragenda afata abasirikare 2 mu kigo, yarazi yigeze kubona. Hanyuma avuga ko ari bo ababeshyera. Niho naje kubabwira ko iperereza rirakomeza, ariko uyu Bavugamenshi nawe aza kugumya, nawe iperereza riza kugaragara ko afitemo uruhare. Hanyuma ubu ngubu ikiza nuko abasirikare barekuwe, kuko ukuri kwaramenyekanye, abagize uruhare muri ibyo bitero baramenyekanye. Ariko Dr. Mukiri aho ngaho biragoye kumva ko umuntu utazi undi yaza gutya ati Peter cyangwa se ntabwo twavuze ko atarabazi n'abase, kuko aba bantu ni groupe y'amabandi y'abagizi ba nabi. Bakoraga icyo bita surveillance, gucunga. Bacungaga inzego z'umutekano. Muri icyo gihe rero baracungaga, hari abasirikare aho bakoraga patrouille yamenye, nibo rero bagiye abatunga. Yabatunze intoki, kubavuga amazina ibyo yabatunze intoki ngo nk'umuntu wababonye. Icyo gihe rero ni nkuko navuze mu kujijisha, bumvikanye ko babikora nk'abaje kwiba, kandi bikitirirwa ko byakozwe n'abasirikare. Bityo uruhare rwa Bavugamenshi mu rupfu rw'umugore we ntirumenyekane. Noneho hari umugabo witwa
Habiyaremye Jean Pierre niwe wahuje abicanyi n'abavuga menshi Fidèle. Abicanyi mvuga ubwo ni kiriya gikundi kiyobowe na Murenzi Boniface, Dusenge Jean de Dieu, Ngendahimana Jean Damascene. Urumva Habiyaremye Jean Pierre niwe wahuje uyu mugabo bavuga menshi Fidèle n'icyo gitero cyari kiyobowe na Murenzi Boniface. Ibyo byabereye mu murenge wa Gihundwe muri Rusizi. Noneho ku itariki ya 11 ukwezi kwa kabiri 2021 Murenzi Boniface yitwaje imbunda nanone ari kumwe na Dusenge Jean de Dieu, bombi bambaye n'imyenda ya gisirikare. Icyo gihe bari bambaye imyenda ya gisirikare, barashe bakomeretsa umugabo witwa Nsabimana Joel, baramurasa cyane, baramubabaza kubw'Imana ntiyitaba Imana, ndetse bamwiba amatelefone n'ibihumbi 50. Ibyo nabyo byabereye mu murenge wa Mururu muri Rusizi nanone. Wigeze kumbaza kareti ese babonye bateye imyenda ya gisirikare. Uyu Murenzi Boniface nk'uko nakubwiye yahoze mu ngabo z'u Rwanda, aza kwirukanwa nyuma yo gufungurwa kubera ibyaha bitandukanye yarakurikiranyweho. Iperereza rigaragaza ko mu kwirukanwa kwe ya myenda ya gisirikare atayisubije, ahubwo bigaragaza ko yari afite n'umugambi wo kuzagumya gukora ibyaha, no kugira ngo ajye agumye ajijisha abantu ko akiri mu gisirikare, bityo agumye akore ubwo bugizi bwa nabi byitirirwe abasirikare. Urumva ko icyo gihe ni nko kuyobya iperereza. Iyo ubonye umuntu wambaye imyenda ya gisirikare akoze icyaha, iperereza igiye kurisha iperereza aho ryerekeza hambere ni muri abo ngabo. Ariko ku bw'ubuhanga bw'inzego z'umutekano, ku bufatanye bw'inzego z'umutekano na RIB, aba bantu barafashwe. Kandi rero ni cyiza, bose nicyo navuga, barabyemera bakavuga uko bagiye babikora. Hari icyo nigeze kuvuga, hari ubufatanyacyaha nigeze kuvuga abantu 12, ariko bo mwagiye mwumva kenshi harimo ba Boniface, hariho n'abandi bantu nkuko nigeze kubivuga. Ngerageze Justine, wa mukobwa wa Biyoga Lambert, uruhare we yagize uruhare ku kuba yarahishe imbunda, ndetse aho uwitwa Biyoga Lambert ari we se aje gufungirwa, gufatwa agafungwa ku cyaha cy'ubujura, yasabye umukobwa we Ngerageze Justine ko iyo mbunda abitse azayishyikiriza Murenzi Boniface. Nyuma rero amaze kuyimushyikiriza nibwo Murenzi Boniface yagiye ayikoresha bya bikorwa. Iyi mbunda rero noneho yo yaguzwe muri Congo, igurwa na Biyoga Lambert mu nkwano ya yuyu Ngerageze Justine. Kandi uyu Ngerageze Justine yarabizi, ndetse nawe arabyemera ko ariko byagenze. Noneho ninde rero uwamufashije kugura ya mbunda? Ni umugabo witwa Mugabo Nisenge Theogene, yabimufashijemo kugura ya mbunda muri Congo. Nyuma y'uko rero Biyoga Lambert afashwe, afungiwe nk'uko afungirwa icyaha cy'ubujura, ni nk'uko nabivuze, niho yasabye umukobwa we ko iyo mbunda yazayishyikiriza uwitwa Boniface, Murenzi Boniface, kandi koko aranabikora. Hari umugabo witwa Nzaramba Theobald, uyu ni umufatanyacyaha ku bujura bwakorewe Habimana Ezekiel, bibye miliyoni 2, kuko ari we watanze amakuru. Uyu Theobald niwe watanze amakuru ko uyu mugabo yatahanye amafaranga, baraza baramwiba. Nyuma yo kumuboha we n'umugore we bamwibiriwe. Icyo gihe rero uyu Lambert yahembwe 60,000. Hari umugabo witwa Bavuga Menshi, uruhare rwe ni wa wundi nyine wagambaniye umugore we Olive Nyirandayisenga akicwa. Icyo gihe nabisobanuye ko nyuma uyu Bavuga Menshi yaje kubeshyira abasirikare 2 ko aribo bishe umugore. Nyuma iperereza rigaragaza ko abasirikare barengana, ko ahubwo Bavuga Menshi ari we wagambaniye umugore we, nawe ubwe arabyemera. Habiyaremye Jean Pierre, uyu ni umufatanyacyaha
ku rupfu rwa Nyandayisenga Olive kuri biriya bujura bw'ibihumbi 450 byakorewe mu rugo rwa nyakwigendera agambaniwe n'umugabo we bavuga menshi Fidèle. Habiyaremye Jean Pierre ngira ngo nabikubwiye ko ari we wahuje bavuga menshi Fidèle na bariya bagabo ari we ba Boniface yahuje abicanyi abicanyi mvuga abo ni Boniface Murenzi ngira ngo uruhare rwa buri muntu rurumvikana ahangaha. Nyuma y'iperereza ubu ngubu ni ibyafatiriwe niyo mbunda ndetse n'iyo myenda ya gisirikare. N'ubutumwa RIB igenera abaturarwanda. Icyambere na mbere RIB irihanganisha ababuze ababo n'abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'aba bantu by'abagizi ba nabi. RIB irashimira kandi abantu bose bafashije inzego z'umutekano mu gutahura no gufata abagizi ba nabi. Iboneyeho no kongera kwibutsa inihanangiriza uwaba ari we wese, uwaba afite umugambi uwo ari we wose wo gukora ubugizi bwa nabi kuri ubu butaka bw'u Rwanda ko bitazamuhira uko yakwiyoberanya kose. Aba nabo ntabwo bari bazi ko bazafatwa, bumvaga bakoze aho babaga, bumvaga bashyizemo ubuhanga bwabo. Guhungabanya umutekano w'abaturarwanda ntabwo bizihanganirwa na gato. Uburyo ubwo ari bwo bwose watekereza gukoresha ukeka ko wakora ibikorwa ntufatwe, icyo navuga baribeshya, ntaho bazihisha ubutabera. Inama nziza rero nuko inama nziza RIB ibagira nuko babireka bakayoboka inzira nziza yo kwiteza imbere. Tukaba dusaba n'abaturage kugumya kuduha amakuru bahamagara umurongo 166 112 imenyesha, ndetse nko muri uwo murongo polisi y'igihugu ni 112 imenyesha. Ni uburyo utangamo amakuru uba kuri website yacu ku rubuga rwacu, ndetse no guhamagara 166. Murakoze cyane.